biratangaje ubuntu bwawe nibusanzwe urizerwa mwamwe mu byo uvuga. Amahoro Yesu atanga nabane namwe kandi imigisha y'Imana ibabeho, Imana ikomeze ibishimire. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo tubyaze amahirwe dufite umusaruro. Amahirwe ufite uyabyaze umusaruro. Reka dusome mu gitabo cya kabiri cyitwa Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, igice cya mbere umurongo wa 8. Haravuga ngo muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yozefu. Abwira abantu ati dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi n'amaboko, nimuze tubashakire ubwenge be kugwira. Ndashaka kubabwira ngo amahirwe ufite yabyaza umusaruro. Hano dusoma ijambo rivuga ngo muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yozefu. Turabizi Yozefu bamugurisha akagera muri Egiputa, Imana ikamuzamura imuvanye muri gereza, ngo yaraje ngasobanura inzozi Farawo yari yarose, ngo hanyuma ngo amaze kuzirota ngo abagira n'inama abaha intsinzi y'ibyago by'inzara bari babonye, ngo hanyuma ngo iyo nama ngo abahaye ngo inezeza Farawo n'abagaragu be, ngo barangije babona Yozefu batamutakaze kuko yari umunyamwuka, ngo baravuga ngo twakura hehe umuntu nk'uyu nguyu urimo umwuka w'Imana. Hanyuma ngo Yozefu Farawo ngo yikuramo impeta ye ngo arayimuha, aramubwira ngo hano muri Egiputa ku ntebe yanjye ni njyewe jyenyine uzagira gute, uzakuruta. Hanyuma nasomye ijambo riravuga ngo Yozefu ngo muri Egiputa nta winjiraga nta n'uwasohokaga Yozefu atagize gute, atabyemeye. Mbese ibintu Imana yamukoreye ryarirengayobora, kuko Yozefu yahawe umwanya. Ntiyari yarabonye umwanya wo kwiga, ariko yari yarabonye umwanya wo kubana n'Imana. Rero abantu niyo ibintu byo mu isi byabura, wenda ukanabiburira umwanya, ariko ukabona umwanya wo kubana n'Imana, Imana izagushyira mu maboko bino bintu bifatika, kubera ko wabonye umwanya wo kuyiba imbere. Hanyuma rero Yozefu ngo yari ameze nka se wa Farawo. Mbese ibintu Yozefu yavugaga nibyo byakorwaga, ibintu yategekaga nibyo byashyirwaga mu bikorwa. Mbese Yozefu yaramamaye, igihugu cyose kiramumenya. Yozefu abande Yozefu ibintu byose abikora neza, igihugu akirinda inzara, kandi nta nubwo ari Egiputa gusa, ibihugu byose byaje guhahira muri Egiputa kubera ko bari baragize umunyamwuka akabagira inama. Ndagira ngo mubwire ko abanyamwuka bajya bakiza abantu ibyago bikomeye. Yesu nashimwe. Hanyuma Yozefu muri Egiputa abagirira umumaro, agirira isi umumaro. Mbese rero ndi kuvuga ngo amahirwe Yozefu yabonye yo kugera kwa Farawo no kubona umwanya, ntabwo yayakoresheje ajya mu bagore, ntabwo yayakoresheje ajya mu ndaya, ntabwo yayakoresheje yigwizaho imitungo atemerewe n'amategeko, ntabwo yayakoresheje arenganya abamugiriye nabi. Oya, ahubwo Yozefu umwanya yabonye yawubyaje umusaruro, akora iby'Imana yamuteganyirije kugira gute, gukora. Hanyuma Yozefu muri ayo mahirwe yaje kubona bakuru be, arangije arabababarira. Ubwoko bw'iwabo abukura ahantu hari hari inzara i Kanani, arabazana muri Egiputa, aranabavuganira babajyana mu gihugu cy'i Gosheni. Nasomye ijambo rirambwira ngo aho i Gosheni ngo hari ahantu heza, ngo hari hanese, ngo hasaga neza, ngo hari hameze nko mu ngobyi ya Edeni. Bivuze ko Yozefu bene wabo yarabavuganiye bashyirwa ahantu heza. Ndashaka kukubwira ngo gerageza ubyaze amahirwe ufite umusaruro. Hanyuma Yozefu igihe cyagikoresha neza, abantu bayobora neza, inzara iracika na bene wabo arabazana. Ariko burya ibintu byose bizashira. Ibihe biha ibindi, imyaka igashira, ibintu bigashira. Hanyuma nasomye ijambo rirambwira ngo
ngo Yozefu apfana na bene se bose n'ab'igihe cye bose. Yamubwire ngo igihe cyarageze. Yozefu nubwo yari akomeye, nubwo yari akunzwe, nubwo ubwoko bw'iwabo ari we bwari bwishingikirije, igihe cyarageze arapfa. Ariko yapfuye igihe cyera kibyaje iki? Umusaruro. Ijambo riravuga ngo haje kwima undi mwami, haje kwima undi farawo utarigeze kumenya Yozefu. Ikintu nshaka kukubwira ni iki? Ni uko amahirwe ufite none ugomba kuyabyaza umusaruro, kuko ejo bishobora kuzahinduka ugasanga ayo mahirwe utakiyafite. Haleluya. Uri kuvuga ufite amahirwe yo kwiga, yabyaza umusaruro, hari igihe ejo bitakunda. Uri kubona ufite amahirwe y'imikorere yo gucuruza bigakunda, bikore, hari igihe ejo hazima farawo utazi Yozefu. Igihugu urabona gifite amahoro, yabyaza umusaruro, hari igihe wayabura. Yesu nashimwe. Ndashaka kukubwira ngo niba uri mu rugo, bibyaza umusaruro, wishimane n'abo mu rugo, kuko ejo hari igihe byahinduka. Ndi kukubwira ngo uri kubona amahirwe agukikije, yabyaza umusaruro. Yabyaza umusaruro, kuko ejo hashobora kwima, hashobora kuza kondisiyo zidatuma ubona ibyo wabonaga muri kino gihe. Bisashimwe. Ndi kukubwira ngo niba Imana ikugize umuyobozi, ubwo buyobozi bukoreshe neza, ejo hari igihe biba bitazakunda. Mu gihe cyo kuba uri kumwe n'umuryango wawe, bibyaza umusaruro. Uracyafite umwanya wo gusenga, senga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ibintu byose ntabwo amahirwe azaguhora iruhande, ayo mahirwe ubona ntabwo azaguhora iruhande, izo mbaraga ufite ntabwo uzazigumana. Rero icyo ndi kukubwira, gerageza amahirwe ufite uyabyaza umusaruro. Ariko amahirwe ufite none ugomba kubyaza umusaruro, nayo gushaka Uwiteka. Nayo gushaka Uwiteka, ugashaka umubano wawe n'Imana, kuko iyi Mana, farawo yavuye hasimburwa n'undi, ariko Imana ntabwo izegera isimburwa. Uko yari ejo n'uyu munsi ni kwiri. Ndagira ngo dusengane, ariko narindi kukubwira ngo niba hari amahirwe uri kubona, yabyaza umusaruro. Niba uri kubona ucuruza abakiriya bakaza, gerageza ucuruze, wenda bugukereho. Ejo hari igihe abakiriya batazaza. Narindi kukubwira ngo niba ubona hari amahirwe agukikije, yabyaza umusaruro. Ariko amahirwe ya mbere ugomba kubyaza umusaruro ni ugushaka umubano wawe mwiza n'Imana, ibindi byose bizajya mu ruhande rwawe. Reka dusengane. Mana, ndagushimiye kuri Imana nkuru, ndagushimiye kuri Imana nziza, ndakwinyize kugira ngo amahirwe adukikije y'agakiza uduhe kuyabyaza umusaruro, kuko ijambo ryarambwiye ngo amahoro mu isi azaba mu b'Imana yishimira Imana. Ngaho reka ukuboko kwe kwiza kuganze mu izina rya Yesu. Amen. Mu byo uvuga warwanye intambara nyinshi Yesu, nta nkuru nigeze numva ko watsinzwe. Uri yawe mwami, uri yawe